Turagushimye cyane data ugira neza kubw'impuhwe n'imbabazi uhora utugirira. Tugushimiye ko waduhaye umwanya wo kumva amagambo y'ubugingo, kandi tugushimiye ko wakoze ku mitima benshi bagatanga ubuhamya ko bakugarukiye. Abandi ntibabonye uko babivuga, ariko ureba mu ndiba z'imitima, twese utwakire nk'abana bawe, udutsindishirize, maze amazina yacu arekerwe mu gitabo cy'ubugingo. Tugiye gukomeza twiga, ube hafi y'ubwenge bwacu, jya uvuga n'abumva, twese udufashirize hamwe, uzi ibidukwiriye, uzi imiti yatuvura, byose ubiduhere ubuntu mu izina rya Yesu, amen. Dukomeje kubaha ikaze abadukurikiye ku mirongo itandukanye, ku maradiyo atandukanye. Tugiye kwiga icyigisho cya gatatu gifite insanganyamatsiko itubwira ngo itandukaniro ry'ubutambyi bwa Lewi n'ubutambyi bwa Yesu. Birakwiriye yuko ku basomyi ba Bibiliya, ku bashaka gusobanukirwa n'inzira z'agakiza, Imana yarakoze kuduha ijambo ryayo, kandi yarakoze gutuma risobanurwa mu ndimi zumvwa na benshi, tukaba natwe turi mu mugabane w'abantu bafite Bibiliya mu rurimi rwabo. Ubu hari abantu ku isi bataragira Bibiliya mu rurimi rwabo. Twebwe ayo mahirwe twarayagize, dukwiriye kubibyaza umusaruro. Niyo mpamvu n'ubwo bumenyi bukenewe ngo dusobanukirwe aho tuva n'aho tujya. Nkunda kubigereranya n'amafaranga. Hari uburyo leta zikora izi note n'ibiceri by'amafaranga, ariko igihe cyagera kubera ibijyanye n'ubukungu bakongera bagakora andi mafaranga mashya. Byose biba byakozwe n'iyo leta, ariko biba bisaba ngo umuturage amenye gutandukanya amafaranga yakuweho n'amafaranga mashya yasimbuye. Ndetse ku babikurikirana neza, hari n'igihe kijya kibaho iyo ari ubuyobozi bufite gahunda nziza, yombi agakorera hamwe, ariko amwe ari mu nzibacyuho ari kugenda, andi ayasimbura. Ariko igihe kikagera ya yandi yaciwe, ya yandi yavuyeho, ukaba utayajyana ku isoko, akaba ntacyo wayakoresha, kubera ko yamaze kuva ku isoko, niko twabyita. Ibyanditswe byera bitwereka ibintu bikomeye bisabwa ko dukwiriye kubimenya nk'abasomyi ba Bibiliya. Abantu benshi usanga bari mu rujijo, abantu benshi usanga bavangavanga, abantu benshi bimwe bakabyitiranya, ariko dusomye Bibiliya neza iduha umurongo ngenderwaho kugira ngo tumenye ibyari ibicucu, igihe cyabyo kikaba cyararangiye, hakaza ibishya bigendanye n'ubutambyi bwa Yesu, ari nabyo tugiye gukurikirana twiga. Ndagusaba rero ngo ufate Bibiliya yawe, niba usanzwe ubizi ubikurikirane ngo urusheho kubimenya neza. Niba utari ubizi nawe aba amahirwe yo kubimenya, kuko ibyanditswe biratubwira ngo namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Ni Yohana igice cya 8 umurongo wa 31 na 32. Ndetse Yohana 17:17 haratubwira ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Ntabwo ryatweza tutaryiga, ntabwo ryatweza tutarisobanukiwe, ridukura mu bujiji, tukamenya ibyatambutse, tukamenya n'ibigezweho, tukamenya n'ibizaza. Iyo dukurikiranye ijambo ry'Imana, yenda ubwo butambyi, reka dusome uyu murongo turi buze kubakiraho icyigisho cyacu mu Baheburayo, igice ni cya 7, hanyuma biraza kudufasha kugira ngo tubyumve neza. 7 umurongo wa 11 haranditse ngo, nuko niba gutunganywa rwose kuba kwarazanywe n'ubutambyi bw'Abalewi, kuko mu gihe cyabwo ariho abantu baherewe amategeko, niki cyatumye bigikwiriye kundi mutambyi aboneka mu buryo bwa Melikisedeki, utavugwaho kwari mu buryo bwa Aroni? Nuko rero ubwo ubutambyi bwahindutse, nicyo gituma n'amategeko nayo akwiriye guhinduka.
kuko uwavuzweho ibyo ari uwo mu wundi muryango utigeze gukomokwaho n'uwakoze umurimo wo ku gicaniro. Kandi bigaragara rwose yuko umwami wacu yakomotse kuri Yuda, ari ntacyo Mose yavuze kuri uwo muryango cyerekeye ubutambyi. Ndetse birushaho kugaragara ubwo habonetse undi mutambyi uhwanye na Melikisedeki 16 utaratoranirirwa ubutambyi nk'uko byategetswe n'amategeko mu buryo bw'abantu, ahubwo yabuheshejwe n'uko afite imbaraga z'ubugingo butagira iherezo. Imana ihabwa icyubahiro. Muri gahunda y'Imana reka icyigisho cyacu tugihe ibice nakwita ko ari 4. Icya mbere, uhereye kuri Adamu ukageza kuri Mose, abantu babayeho muri icyo gihe bubahaga Imana b'abakiranutsi. Tubigiraho ibintu 3. Ni ukuvuga ngo icya mbere, bari bafite amategeko y'Imana 10 mu mitima yabo. Ntabwo bari bayafite yanditse ahantu, nta nubwo bagiraga Bibiliya zisomwa, ibisate by'amabuye byabaga bitaraza, ahubwo yabaga mu mitima yabo. Icya kabiri, bagiraga igicaniro. Icyo gicaniro kikaba muri buri muryango, umugabo ari we uhuza umuryango we n'Imana. Ni ukuvuga ngo buri mugabo yari umutambyi w'urugo rwe, akahuza umuryango we n'Imana, bagasenga bakiyuzuza nayo. Ndetse umuntu wese umaze guca akenge nawe akagira amahitamo yo kwemera Imana cyangwa kutayemera. Icya gatatu, tubigiraho icyo gihe nta nyubako yo gusengerwamo yabagaho ngo bagira inyubako bajya guteraniramo, ahubwo buri muntu iwe aho yabaga ari atuye yiyuzazaga n'Imana, agashyiraho igicaniro, agasenga, amategeko akaba mu mutima we. Noneho gucumura kwe no kwihana kwe byabaga ari iby'umuntu ku giti cye no ku muryango we. Ubwo buryo bwabayeho uhereye kuri Adamu ukageza kuri Mose. Igihe cyarageze, yenda ibyo reka tubihamishe iri jambo kuko tuyoborwa n'ibyanditswe byera. Hari n'abantu benshi batekereza ko amategeko 10 yatangiriye kuri Mose ubwo yayandikaga bibwirijwe n'Imana. Oya, yari asanzwe. Ni mu Itangiriro 26 ku murongo wa 5 haranditse hati, kuko Aburahamu yumviraga akitondera ibyo namwihanangirije n'ibyo namutegetse n'amategeko yanjye nandikishije n'ayo navuze. Aburahamu nk'inshuti y'Imana, Aburahamu sekuruza w'abizera, amategeko 10 atarandikwa ku bisate by'amabuye yarayafite. Imana yarayamuhaye, ari mu bwenge bwe, ayobora umuryango we, yayoboraga abakiranutsi. Kandi ubutambyi bwa Lewi butaraza, kuko aribwo turi bukurikizeho, bo bari bafite igicaniro nk'uko tubisoma mu gice cya 12, aho Aburahamu yageraga hose yubakaga igicaniro. Na Nowa yaracubatse n'abandi bakiranutsi, agasenga akiyuza n'Imana. Nta wundi uri hagati ye n'Imana, ahubwo bigereraga ku Mana binyuriye mu kwizera n'icyo gicaniro. Ni umurongo wa 7, Itangiriro 12 umurongo wa 7 n'uwa 8 haranditse hagira hati, Uwiteka abonekera Aburahamu aramubwira ati, urubyaro rwawe nzaruha iki gihugu. Yubakira igicaniro Uwiteka wamubonekeye. Avayo ajya ku musozi w'iruhande rw'iburasirazuba bw'i Beteli, abambaye ihema rye. Beteli yari iruhande rw'iburengerazuba, na Ayi ari iruhande rw'iburasirazuba. Yubakira y'Uwiteka igicaniro, yambaza izina ry'Uwiteka. Ibi twabihamishaga ijambo ry'Imana yuko bari bafite amategeko y'Imana. Aya ngaya dufite dusoma bari bayafite mu mitima yabo. Icya kabiri, nta nyubako bagiraga yo kujya gusengeramo, ariko basengeraga mu buryo bwo kwizera, bakubaka ibicaniro, bakambaza Uwiteka. Uwiteka akabatega amatwi, akabababarira binyuze
mu kwemerwa mu maraso ya Yesu, ndetse nubwo yabaga atarapfa ngo azuke, ariko Yesu niwe mpongano w'ibyaha by'abari mu isi uhereye ku kuremwa kw'isi. Igihe cyarageze abana b'Isiraheli bajyanwa mu Egiputa, bamarayo imyaka 430. Ibyo yenda ntabwo turi bubisesengure cyane, ariko muri iyo myaka icyo dushaka kwibandaho ni uko muri iyo myaka 430 bamazeyo tuyisoma mu Kuva 12 umurongo wa 40, haranditse ngo imyaka ab'Isiraheli bamaze mu rusuhuko mu Egiputa yari 430. Iyo myaka 430 nta gicaniro bubatse mu Egiputa, bakoraga ubutaruhuka, uretse abakomeje gutekereza ku Mana, ariko nta serivisi y'iby'iyobokamana yabereye mu Egiputa kuko bakoreshwaga uburetwa. Ibyo byatumye iyobokamana ryibagirana, ubupagani buba bwinshi, ndetse igihe Mose yajyaga mu mishyikirano ashaka gucungura abana b'Isirayeli, mu gice cyo kubara, reka turebe, ni Kuva igice cya 8 umurongo wa 25, twumve, haranditse ngo Farawo ahamagaza Mose na Aroni arababwira ati, nimugende mutambirire Imana yanyu ibitambo muri iki gihugu. Mose aramusubiza ati, si byiza ko dukora dutyo, kuko twaba dutambiye Uwiteka Imana yacu ibyo Abanyegiputa bazira kwica, twatambira mu maso y'Abanyegiputa ibyo bazira kwica, ntibatwicishe amabuye. Reka tujye mu butayu, tugende urugendo rw'iminsi 3 dutambire y'Uwiteka Imana yacu uko izadutegeka. Farawo arababwira ati, ndabareka mugende mutambirire Uwiteka Imana yanyu mu butayu, icyakora ntimuzaje kure cyane, nimunsabire. Icyo dukuye muri uyu murongo ni iki? Ab'Imana bari bababajwe cyane no kubaho badatambira Imana igitambo, bababajwe cyane no kutagira igicaniro, bababajwe cyane no kuba mu buretwa, ntibabone umudendezo wo gusenga Imana yabo nk'uko babyizeraga. Igihe cyarageze rero, Imana ibakuzayo amaboko akomeye, amaboko y'imbaraga. Farawo n'ingabo zimuhetse, amazi abarengeraho. Bageze mu butayu, Imana ibashyiriraho ubutambyi. Ubutambyi bwagombaga kubahuza nayo. Ubu butambyi tubusoma mu gitabo cyo kubara igice cya 17 ku murongo wa 1. Imana kugira ngo ibikore mu buryo bufite transparency, niko twavuga, mbese mu buryo budaciye ku ruhande, yasabye buri muryango kuzana inkoni kandi yanditseho izina. Izo nkoni bazizana mu ihema ry'ibonaniro, ryari rifite ahera n'ahera cyane. Noneho kugira ngo Imana yerekane umuryango itoranije uzayikorera, akaba ari uhuza ab'Isirayeli n'Imana. Bwakeye mu gitondo basanga inkoni ya Aroni yarabije uburabyo, bisobanuye ngo uwo muryango wa Lewi, kandi mu nzu ya Lewi umuryango wa Aroni ari ugomba gukora umurimo w'ubutambyi. Ubu butambyi, mwibuke ko umutwe w'amagambo uri kutubwira ngo itandukaniro ry'ubutambyi bwa Lewi n'ubutambyi bwa Yesu. Ubwo niho tugeze ku butambyi bwa Lewi. Lewi Imana yari imuhitiyemo ibintu bikomeye. Igihe ab'Isirayeli bajyaga mu buhakanyi, bagakora igishushanyo mu butayu bakakibyinira, umuryango wa Lewi niwo wanze kwifatanya n'ubwo buhakanyi. Imana irebye uko kwitanga kwabo, Imana irebye uko kuyibaha akaramata, nayo ibaha umurimo wo kuyikorera. Icyo gihe mu butayu, aba bantu, ubu butambyi bwarangwaga n'ibintu bigeze kuri 4 turi busesengure mu mwanya mutoya. Icya mbere, aba batambyi Imana yari bahaye umurimo wo guhuza ab'Isirayeli n'Imana, kandi bakabigisha n'amategeko, bakabasobanurira inzira z'Imana, kandi umuntu wacumuye, umuntu wakoze ibyaha, bakamuhuza n'Imana. Reka tubisome mu gitabo cya Maraki igice cya 2 umurongo
wa karindwi. Ndakurarikira gukurikirana neza kuko aha niho tugeze. Tugiye kureba imikorere n'amategeko n'amabwiriza by'ubutambyi bwa Lewi, turaza kureba n'ubutambyi bwa Yesu, turebe aho bitandukaniye. Noneho wowe uri kunyumva wibaze ngo mbese nkwiriye kuba mu butambyi bwa Lewi, nkwiriye kuba mu butambyi bwa Yesu, ese bihurira hehe, ese nabivangavanga, kugira ngo umenye ukuri kw'igihe tugezemo. Muri Maraki igice cya 2 hadusobanurira icyo uyu mutambyi yagombaga gukora, icyo Imana yari imuhamagariye. Maraki igice cya 2 umurongo wa 7 haranditse ngo, kuko akanwa k'umutambyi gakwiriye guhamya iby'ubwenge, kandi abantu bakwiriye kuba aribo bashakiraho amategeko, kuko ari intumwa y'Uwiteka Nyiringabo. Niwe wagombaga gusobanurira abantu amategeko n'inzira z'Imana, niwe wagombaga gusobanurira abantu ibyo birinda ibyo ari byo, kandi babandi babiguyemo akaba ari we ubahuza n'Imana. Icyakora akabanza kwitambirira nk'uko ibyanditswe bitubwira, nawe akabahuza n'Imana. Icya kabiri, aba Balewi ntibagombaga kugira gakondo, ubutaka. Abisirayeli bagabanye Kanani bamaze kuyifata, Imana imaze kubayobora, abandi imiryango 11 yose yaragabanye, ariko Abalewi bo nta gakondo bagombaga kugira. Icya gatatu, 1/10 gitanzwe na ya miryango uko ari 11, n'ibitambo n'imiganura, ibyo byose byagombaga guhabwa umuryango wa Lewi, nibyo byagombaga kuba ibitambo, ibihembo byabo, kuko nta yindi gakondo bari bafite. Ikindi, bagombaga kwishyiraho ibyaha by'Abisirayeli. Ibyo byaha bagomba kubanza babyishyiraho, noneho barangiza bakabona bagahuza uwacumuye n'Imana yacumuyeho. Icya kane, Abisirayeli basabwaga gusengera i Yerusalemu, ni ukuvuga ngo niho hari Edikota, niho hari icyicaro gikuru. Waba uri na kure bigasaba ko werekeza y'amaso yawe, ariko i Yerusalemu niho hari ihuriro Imana yashyizeho. Ibi reka tubisome gato mu gitabo cyo kubara 18, bimwe muri biriya nari maze gusobanura kugira ngo byumvikane ko atari ibihimbano, ahubwo nuko byari bikozwe. Imana imaze gushyiraho ubwo butambyi. 18 uhereye ku murongo wa 8 hari kuvuga ko 1/10 imiganura, amafu, ibitambo byerejwe Uwiteka, byose byagombaga kuba ibyabo. 21 Abalewi dore mbahaye 1/10 cya byose kizatangwa n'Abalewi, kibe gakondo yabo, kibahereye imirimo bakora mu ihema ry'ibonaniro. Uhereye none Abisirayeli ntibakigire hafi y'ihema ry'ibonaniro, batagibwaho n'urubanza bagapfa. Ahubwo Abalewi aba ari bo bakora imirimo y'ihema ry'ibonaniro, aba ari bo bagibwaho no gukiranirwa kwabo. Iryo ribabera itegeko ridakuka mu bihe byanyu byose. Kandi Abalewi ntibazagire gakondo mu Bisirayeli, kuko 1/10 kizatangwa n'Abisirayeli, bakagitura Uwiteka ho ituro ryererejwe. Ngihaye Abalewi ho gakondo, nicyo gitumye mbabwira yuko batazagira gakondo mu Bisirayeli. Aya magambo arumvikana kandi arasobanutse. Nguko uko ubutambyi bwakoze n'amategeko yabugengaga. Aba Balewi ntabwo bose ariko bakoraga umurimo w'ubutambyi nk'uko nabisobanuye, ahubwo mu nzu ya Aroni niho bakoraga umurimo w'ubutambyi. Ariko n'abariya Balewi ari ukwikorera ihema ry'ibonaniro, ari ugukora indi mirimo isanzwe barayikoraga. Noneho ibyo byabaye mu gihe kinini kandi kirekire cy'imyaka myinshi. Igihe kigeze, nk'uko twabibonye, Yesu yaje, ubu butambyi ngo bwaramaze kononekara, bwaramaze guta umurongo Imana yari yarabuhaye. Reka tugerageze kubisoma mu mirongo ya Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi kugira ngo tuzaje no ku yindi ntambwe. Muri Yeremiya igice cya 5 umurongo wa 30. Yeremiya ni igice cya 5 umurongo wa 30, ngo ubu butambyi bwageza ubureka kuba ubutambyi, ahubwo bubu butegetsi.
ngiye kubisoma. Byaretse kuba ubutambyi ahubwo buhinduka ubutegetsi, ryari ishyano. Byagenze bite rero? Haranditse muri Bibiliya, bariho duhera. Ikintu gitangaza kandi cyangwa urunuka cyabonetse mu gihugu 31. Abahanuzi bahanura ibinyoma, abatambyi bategeka uko bishakiye. Aho kugira ngo bahuze abantu n'Imana, aho kugira ngo babigishe, ahubwo bahinduka abategetsi, nabo bategeka uko bishakiye. Abatambyi bategeka uko bishakiye, kandi abantu banjye bashima ko bagenza batyo. Amaherezo yabyo se muzabigira mute? Muri Hoseya igice cya 8 naho havuga ibindi. Mbese ntabwo byashiriye ku butegetsi gusa, ahubwo hajemo n'ikindi, hajemo n'ubusambo. Haranditse ngo Hoseya 8:12, naho namwandikira amategeko yanjye nkageza ku 10,000, yayareba nk'ikintu cy'inzaduka. Ibitambo bantambirira babitambira kugira ngo bibonere inyama zo kurya, ariko Uwiteka ntabwo yemera ibyo. None hazibuka gukiranirwa kwabo, kandi abahanira ibyaha byabo bazasubira mu Egiputa. Ni ukuvuga ngo ibintu byaradogereye. Ubutambyi buhinduka igitegetse, ubutambyi buhinduka ibyubahiro, ubutambyi buzamwo umururumba. Ndetse mu gitabo cy'Uwifuzwa ibihe byose habisobanura muri aya magambo. Ni icy'ikinyarwanda, ni paji ya 15, ni icyigisho cya 2. Aya magambo ndasaba ko muyumva cyane. Aranditse ngo mu gihe cya Kristo, mu gihe Kristo yavukaga, ishyanga ry'Abayuda ryari rirembejwe no kuba munsi y'ububasha bw'abatware b'abanyamahanga. Ryari ryarajambijwe n'imihangayiko yo mu mutima. Bari baremereye Abayuda kugira uburenganzira runaka bwuzuye, ariko nta kintu na kimwe kigeraga kibibagiza ko bari mu gahato k'Abaroma, kandi ntibyari biboroheye kwemera ko bakumira imbaraga zabo bazigabanya. Abaroma bari barihaye ububasha bwo gushyiraho abatambyi bakuru, kandi kenshi cyane uwo mwanya bawuboneshwaga n'uburiganya na ruswa, ubundi habayeho kuvusha amaraso. Ibaze abantu ukurikije uko ubutambyi Imana yabushyizeho, n'ukuntu yabwemeraga, n'ukuntu Imana yari yaragiriye icyizere Abalewi, ndetse ikabaha n'ubuzima bworoshye. Nawe ibaze, ntibagiraga gakondo, kwari gukora imirimo yo mu ihema ry'ibonaniro, ariko uhereye ku ifu, umuganura, 1/10, ibitambo, ibyo byose wari umutungo wabo. Ngo ariko bageze nyuma, uwo mwanya bigera igihe kugira ngo uwugereho batore umutambyi mukuru, bihinduka umwanya w'icyubahiro urwanirwa nk'uko mu isi bimera. Noneho ngo bituma uwo mwanya kugira ngo uwugereho bisaba gukoresha uburiganya, bigasaba gukoresha gutanga ruswa, bigasaba ndetse no kumena amaraso. Ibintu bisa na kudeta. Ngaho bigereranye n'imyizerere n'amadini y'iki gihe. Ngo ibyahozeho nibyo bizongera kubaho. Hano haranditse ngo umurimo w'ubutambyi warushijeho kugenda wononekara, nyamara abatambyi bakomeje ububasha, kugira ububasha busesuye, maze babwifashisha kugira ngo bagere ku nyungu zabo zo kwikunda n'ubucanshuro. Abaturage barushwaga n'abatambyi batagira impuhwe, kandi bagasorera Abaroma imisoro ivunanye cyane. Ibyo byateye rubanda rwose kwinuba cyane. Ibihe byinshi habagaho kwivumbagatanya, ubusambo, urugomo, agasuzuguro, kwanga iby'umwuka bitangira kwinjira mu mitima y'iryo shyanga. Abisirayeli ngo bari bararushye cyane, ari idini rikabarushya, n'Abaroma bakabarushya, ngo bigera igihe babura amajyo. Burya Yesu yaje ari ukuza kubaruhura. Yesu yaje ari kubereka inzira, kugira ngo azane Imana ibibonye, bituma yohereza Yesu. Igihe cyari kigeze. Noneho ngo ubutambyi bwa Lewi n'imihango ibuyobora bishire, biveho, kuko twasomye ngo yenda uyu murongo nkugarukeho.
aho sinshaka kuhatinda cyane, ahubwo ubutambyi mubonye ko bwakoraga, amategeko yabugengaga. Ntabwo wagombaga kuva kwa Isakari mu muryango we ngo uze kuba umutambyi, ntibyashobokaga. Ntiwagombaga guturuka mu muryango wa Yuda ngo uze ube umutambyi, ntibyashobokaga. Byasabaga ko ukomoka kwa Lewi, byasabaga kuba udafite n'inenge y'umubiri, byasabaga kutagira gakondo, byasabaga ko wishyiraho ibyaha by'abantu ukabona ukabahuza n'Imana. Ayo mabwiriza n'amategeko twayabonye, Imana yari yarabahaye. Noneho ndashaka kujya mu Baheburayo 10 umurongo, Abaheburayo, turajya mu Baheburayo 10 umurongo wa 9, handitse aya magambo akurikira. 10 umurongo wa 9. Ibi bintu birasobanutse cyane, itandukaniro ry'ubutambyi bwa Lewi no bwa Yesu. 10 Abaheburayo umurongo wa 9 haranditse ngo, duhere ku murongo wa 8. Amaze kuvuga ibyo, amaze kuvuga ngo ibitambo n'amaturo n'ibitambo byokeje n'ibitambo by'ibyaha ntiwabishatse kandi ntiwabyishimiye, ari byo bitambwa nk'uko amategeko yategetse, aherako aravuga ati, dore nzanywe no gukora ibyo ushaka, akuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Niri nshaka akuriraho ibya mbere gusohoza ibya kabiri. Nk'uko ubuyobozi bwa leta bujya bukuraho amafaranga yari asanzwe bugashyiraho andi mafaranga mashya abaturage tukayoboka, ngo Imana yabonye buriya butambyi igihe cyabwo bwagenewe bugomba guhagararira hariya, hakaza ubutambyi bwa Yesu, akaba umuhuza w'isezerano rishya. Yarangiza nicyo cyatumye apfuye ku musaraba, Matayo 26 umurongo wa 51, umwenda wari ukingirije ahera n'ahera cyane utabukamo kabiri, bisobanuye ngo umunyabyaha wese agiye kwigerera ku Mana. Yesu ngo akuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Abaheburayo 7:12 twasomye ngo igihe ubutambyi buhindutse ngo n'amategeko nayo agomba guhinduka. Benshi mu basoma Bibiliya amajyejuru bibwira ko amategeko yahindutse ari amategeko 10. Reka da, ayo ntahinduka, nta n'igicucu cyo guhinduka, ahubwo hahindutse amategeko y'ubwo butambyi. Ya mategeko bakoreragaho tugiye kubereka ukuntu yahindutse. Noneho amategeko y'ubwo butambyi yahindutse ate? Kuko iyo mirongo yombi muyihuze, Yesu akuriraho ibya mbere, ibyo bya mbere yakuyeho agashyiraho ibya kabiri. Ni ibihe? Amategeko yahindutse, ubutambyi bwarahindutse, n'amategeko agomba guhinduka. Ayahindutse ni ayahe? Ni ukuvuga ngo amategeko 10 y'Imana, kuko dusanze ko atatangiranye na Mose, kubo twatangiranye yatangiye kera isi kiremwa. Aburahamu yarayafite mu mutima we, Yosefu yarayafite, niyo mpamvu yanze gusambana, nta hantu abisomye, yari mu mutima we. Rero amategeko yahindutse ntabwo arayo, ntabwo azahinduka, n'uyu munsi afite agaciro. Ahubwo amategeko yahindutse niyo tugiye kubabwira, ni amategeko y'ubutambyi. Yesu ubutambyi yarazanye, ntibyari bikiri ngombwa ko nuje kumukorera uturuka mu muryango wa Lewi. Niyo mpamvu uyu munsi umuntu afite uburenganzira bwo kumukorera afite uwo muhamagaro, yaba ari umunyarwanda, yaba ari umunyakenya, yaba ari umuzungu, yaba ari umuzambiya, atabanje guturuka muri cya gisekuru. Ubwo amategeko y'ubutambyi bwa Yesu yo yarahindutse. Yahindutse muri ubu buryo. Icya mbere tugomba kumenya, nk'uko dusomye iriya mirongo yombi, ubutambyi bwa Yesu kuko we avuka ku mubiri, avuka mu muryango wa Yuda, kandi twasomye ngo ntabwo wigeze uvugwa ku by'ubutambyi, ariko burahinduka kuko Imana niyo rugira rugize byose, niyo ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Ubutambyi bwa Lewi ibuha umusozo. Icya mbere yahinduye icyicaro. Icyicaro cya mbere cyari Yerusalemu, byasabaga ko gusenga ari ujya. Niyo mpamvu tuya dusoma ya nkone iva mu Ethiopia, ni hano haruguru ya Kenya, ni muri Afurika, ariko bigasaba ko akora urugendo rujya i Yerusalemu. Umuntu wese niyo yagombaga kujya, kuko niho icyicaro cyari kiri. Uriya mwene umaze gutabukamo kabiri, bisobanuye ngo ubuturo bwari bwimukiye mu ijuru. Noneho icyicaro kirahindutse, kuko umutambyi mukuru wacu ni Yesu, niho agomba kwicara, amaso yacu yo kwizera akahamusanga. Noneho ndibuka
amagambo ari muri Yohana igice cya 4, muribuka ari kumwe na wa Musamariyakazi ari kumubwira ati ba sogokuruza basengeraga kuri uyu musozi, naho mwebwe mukavuga ngo ni ngombwa kujya i Yerusalemu. Yesu yamubwiye amagambo akomeye, aramubwira ati mugore nyizere, igihe kiraje ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu, ahubwo abasenga data bamusengera mu mwuka no mu kuri, bene abo nibo yifuza ko bamusenga. Ubwo byari bisobanuye ngo ubutambyi bwari buvuyeho, twari dusubiye mu gihe cya Aburahamu, aho buri wese agira igicaniro iwe, noneho edikota cyangwa icicaro gikuru kikaba mu ijuru, kitari muri Amerika, tutari kucyerekeza mu bihugu by'Abarabu, tutari kubyerekeza ku muntu uwo ari we wese, ahubwo ari mu ijuru. Urumva ko amategeko arahindutse ya buriya butambyi bwa Kristo. Icya kabiri cyahindutse nuko ubutambyi buhawe abamwizera bose. Ni urwa mbere rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 9, aho ijambo ry'Imana ritubwira ngo muri ubwoko bwatoranijwe abatambyi b'ubwami. Iyo abantu bamaze kwizera Yesu, ni ukuvuga ngo baba bahindutse abatambyi b'ubwami, ntabwo bagikeneye undi muntu wo kubajyana, kandi noneho bagiye kuba mu moko yose no mu ndimi zose n'amahanga yose. Ntabwo uzakorera Imana ari uko ubanje kuba mwenerewe, ahubwo uwemeye irarika rya Yesu akagira umuhamagaro, azamuha impano, bamwe baririmbe, abandi basenge, abandi bigisha ubuhanuzi, abandi bafashe mu mpano zitandukanye, ariko batarebeye mu gisekuru. Urumva ko amategeko y'ubutambyi arahindutse, icyicaro kirahindutse. Icya kabiri, ubutambyi buhawe abamwizera, Yesu akaba ari we uba umutambyi mukuru, kandi bakava mu moko yose n'indimi zose n'amahanga yose abamwizeye. Reka yenda uwo murongo tuwusome kuko nawo ni mwiza cyane, ni umwe mu mirongo nkunda mu byakozwe n'intumwa, ni igice cya 10 umurongo wa 34. Petero aterura amagambo ati, ni ukuri menye yuko Imana itarobanura abantu ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Mu mahanga yose, ariko kiriya giheho byagarukiraga mu Bisirayeli, kandi nabwo ntibabe bose, ahubwo hakajya mu muryango wa Lewi, kugira ngo umutambyi ukavuka kwa Aroni. Ibintu rero biza guhinduka. Niyo mpamvu Yesu yahamagaye intumwa ze mu miryango itandukanye atarebeye kwa Lewi, ubwo amategeko y'ubutambyi nayo aba arahindutse. Icya gatatu cyahindutse nuko abamukorera mu gihe cya Yesu, mu gihe cy'intumwa ze, noneho yabemereye gakondo, akagira aho atura, akagira aho yubaka. N'uyu munsi umuntu akorera Imana, ariko akagabana na bene se amasambu, akagabana nabo imitungo, yarangiza agakorera Imana. Ariko kiriya gihe ntibyashobokaga, wagombaga kurya 1/10 n'ibitambo n'imiganura, ariko ntugire gakondo witirirwa. Ibyo nabyo byarahindutse. Icya 4, Yesu yasimbuye ibitambo n'abatambyi. Ni ukuvuga ngo mu butambyi bwa Yesu nta kuzana ihene, nta kuzana intama, nta kunyurira ku wundi mutambyi, ahubwo Yesu niwe turo, Yesu niwe gitambo, kandi akaba n'umutambyi. Ikindi twajyaho, ntekereza ko ari wo mugabane ari wo mugabane uheruka, ntabwo icigisho cyacu kiza gutinda, nuko isi yacu iri mu mpatanwa ikomeye cyane. Isi yacu iri mu mpatanwa ikomeye cyane y'ibijyanye n'ibya gikristo, bitewe nuko tubonye ubwo butambyi bwa Yesu uburyo bwahindutse bugasimbura ubwa Lewi. Isi rero iri mu bibazo bikomeye. Nibi ni ukwitiranya ibyacuye igihe n'ibigikomeje. Ni ukwitiranya, mbese ni nka wa muturage wafata ya mafaranga atagikora, ariko akayuzuza imifuka ye, akumva afite icyizere ati rwose mfite amafaranga, ariko yagera ku iduka bakayanga, atanga ntagikora. None se ko ari amafaranga, ko ariho ibendera ry'igihugu, ko ariho ibirangantego, bakambwira bati ni koko, ariko ayo ngayo igihe cyayo cyararangiye, amashya n'aya ngaya. Abantu benshi basoma Bibiliya, abantu benshi bajya gusenga, abantu benshi bakagerageza kwizera, ariko bitewe nuko bataramenya iri tandukaniro, bajya bafata biriya byacuye igihe bakabivanga n'ubutambyi bwa Yesu. Rimwe na rimwe, yenga turatanga urugero, ntabwo bamenya gutandukanya amategeko y'imihango yarangiriye ku musaraba ngo bayatandukanye n'amategeko 10 yandi Yesu yavuze ko afite agaciro kugeza iherezo.
ahubwo bagafata ya mategeko y'imihango bakavangamo n'ay'Imana 10 byose bati byarangiriye ku musaraba. Icya kabiri, ntabwo bajya bamenya ko Pasika yasimbuwe n'ifunguro ryera n'igaburo ryera, ahubwo ugasanga abantu barizihiza Pasika n'ifunguro ryera byombi bakabivangavanga, kandi kimwe cyarasimbuye ikindi. Satani aje atera abayobozi b'amadini kwemerera abantu iby'Imana yababujije, akabatera kubuzanya iby'Imana yabemereye. Mwumve uwo mukino Satani yakoze. Iby'Imana yababujije bakabibemerera. Imana yabuzanije inzoga bati mwinywereho gakeya, abandi bakavuga bati washingirwa abagore bose ushaka, kandi byanditswe bivuga ngo buri mugore wese agira uwe mugabo n'umugabo wese agira uwe mugore umwe. Ibyo iby'Imana yabujije bakabibemerera, barangiza bakabemerera iby'Imana yababujije. Ni ukuvuga ngo kubuzanya iby'Imana yemeye n'iryari. Imana yaravuze ngo umugore wese agira uwe mugabo n'umugabo agira uwe mugore, ariko bakagira abo babuza gushaka. Hari abantu bajya bavuga bati rwose mperutse kubumva babaka bavuga bati nta bintu byo kurya ntabwo abantu bakwiriye kurya ibihaza, ntabwo bakwiriye kurya imyumbati itekanye n'ibishyimbo. Urumva ko kandi nta Imana yabibujije, bakabuza iby'Imana yemereye abantu, bakemerera abantu iby'Imana yababujije. Ubwo ni ubuyobe bunaturutse kuri ibyo. Mwabisoma neza mu Ntambara Ikomeye paje 311 y'Igifaransa n'icyigisho cya 16. Rero abantu bagafata amabwiriza y'itorero ryabo bihimbiye bakayasimbuza amategeko y'Imana. Niba Imana yaravuze ngo abantu nibasenge bapfukamye, abandi bakavuga bati wasenga Imana ukubonye, Imana ireba ku mutima. Kandi iyo Mana niyo yandikishije ngo ndirahiye ijambo rivuye mu kanwa kanjye ntirizavuguruzwa yuko amavi yose azapfukama mu izina ryanjye. Aho Yesaya 45 umurongo wa 23. Yesu ubwe yarapfukamye. Ni Luka 22 umurongo wa 40 na 41. Paulo abantu benshi bigana yasengaga apfukamye, na Petero n'izindi ntumwa. Amagambo imirongo nk'iyo irahari, ariko ugasanga itorero ryishyiriyeho amabwiriza anyuranye n'ijambo ry'Imana bitewe no kutamenya no kudasobanukirwa. Icyakora abandi bashobora kuba babikora ku bwende bitewe na za nyungu twabonye. Rero bana b'Imana, ingingo twageraho iheruka ikomeye nshaka ko buri wese yumva. Noneho hirya y'ibyo harimo ingorane Yesu yavuze. Reka tuyirebe muri Luka igice cya 5. Muri Luka igice cya 5 uyu murongo wa mirongo Luka igice cya 5 turasoma umurongo wa 36. Maze abacira umugani ati, nta muntu utabura igitambaro ku mwenda mushya ngo akidode mu mwenda ushaje. Uwagira atyo cyaca wa wundi cyadozweho, kandi igitambara atabuye ku mushya nticyahwana n'igishaje. Yesu yigishizaga mu bintu bifatika byumvikana, kandi koko umuntu uzi ubwenge ntabwo yafata umwenda ushaje ngo atabura igitambaro gishya akidode kuri wa mwenda ushaje, kuko ngo cyarushaho gutabuka kandi ntabwo byahwana. Hepfo yaravuze ngo nta n'uwafata vino nshya ngo ayishyire mu kibindi gifite impu zishaje, ngo kuko cyasaduka. Byari bishatse kwigisha iki rero? Igihe Yesu yazanaga ubutumwa bwe, azanye ubutambyi bwe, babonaga bunyuranye n'iby'abafarisayo n'aba batambyi bononekaye. Noneho abantu bakagerageza kubihuza ngo bizakorere hamwe. Umwenda mushya ni za nyigisho za Yesu, vino nshya ni ubutumwa bwa Yesu bw'ubutambyi bwe. Noneho ubutumwa bwa Yesu n'intumwa bagashaka kubuhuza n'ubw'abafarisayo. Niyo mpamvu babazaga ngo twiyirize ubusa, mwebwe ntimwiyirize ubusa. Se akababwira ati, mwe guhuza ibintu nta bakwiyiriza ubusa bakiri kumwe n'umusangwa mukuru, ariko namara kuzamuka baziyiriza ubusa. Ngo bashakaga ko inyigisho za Yesu z'ubutambyi yazanye bazihuza na cya gifarisayo, bazihuza n'izo kwa Lewi, bikanakorerana bikabana. Yesu arabwira ati ntabwo bishoboka.
ariko muri iki gihe turimo rero abantu baragerageza kubihuza, ni nabyo biteye urujijo. Ariko ndagira ngo uyu munsi ubwo twagize amahirwe yo kubyiga, Bibiliya irabumbuwe imbere yawe, nawe byumve kandi ubisobanukirwe. Noneho gufata umwenda w'igitambaro gishya ukawudoda ku gishaje, dore uko abantu bari kubikora muri iki gihe cya none. Ni ukwitwa intumwa n'umubwiriza wo mu butambyi bwa Yesu, ariko ugashaka guhembwa 1/10 cyo mu batambyi bo kwa Lewi. Ubwo ufashe umwenda mushya n'ushaje ngo ubihuze, ntabwo byakunda. Ahubwo hitamo kamwe, ube nk'abayuda, Judaism ibaho, n'uyu munsi bagitamba ibitambo, n'uyu munsi bafite ahera cyane, bo bakigumiraho. Ariko gufata iby'intumwa na Yesu bakoraga, ukitwa kuri umubwiriza butumwa, ukitwa kuri apotre, ukavuga yuko ukorera Yesu Kristo ubutambyi bwe, ariko ibihembo byo ugashaka guhembwa imiganura, ugashaka guhembwa 1/10, ntago byakunda. Ni ugufata ikiremo gishaje, umwenda mushya ukawudodera mu gishaje. Igishaje ni cya kindi cyo kwa Lewi, igishya ni ubutambyi bwo kwa Yesu, ntiwabihuza ngo byemere. Icya kabiri ni ukwigira umutambyi wo mu gihe cya Lewi kandi ufite gakondo. Wowe gakondo urayifite, ufite iduka, ufite umurima, ufite aho ubarizwa, wagabanye na bene nyoko, ukongera ukavuga ngo uri umutambyi wo guhembwa 1/10. Bo bayihembwaga batagira gakondo. None wowe ufite inka, ufite isambu, kandi ukongera ukavuga ngo uri gukorera mu butambyi bwa Lewi. Ntago byakunda. Ubu uri guhuza umwenda mushya n'igitambaro gishaje, ntabwo wabidodera hamwe ngo bizemere. Icya gatatu ni ukwigira umuhuza w'abantu n'Imana kandi udashobora kwishyiraho ibyaha byabo. Yesu impamvu yabaye umutambyi kwa Lewi, umutambyi yishyiragaho ibyaha pe bikemera, akakira igitambo, umunyabyaha akavuga ibyaha bye, agasogota rya tungo, umutambyi agafata ya maraso, agafata n'inyama, izo nyama yabaga yariye na ya maraso ajyanye, bigatuma ibyaha byari kuri wa musambanyi n'umwicanyi bimujyaho, akabijyana ahera, bikazagera n'ahera cyane. None uyu munsi hari abantu bishize muri uwo mwanya, akavuga ati ngwino ngusengere. Bamwe babagurisha amazi, abandi babagurisha amasengesho, abandi bigize rwose bakingi bo kuvuga ngo ibyaha byawe ngaho ngwino bingezeho ndabijyanira Yesu. Bigize abakomisiyoneri, kandi ntabwo byashoboka ko bishyiraho ibyaha. N'ibyawe byarakunaniye, none ukujya kwikorera n'iby'abandi. Umuhuza w'abantu n'Imana wishizeho gukiranirwa kwacu n'umwe, ni Yesu. Iryo ryo ndarisoma kuko ndi na hafi gusoza. Reka tubisome mu rwambere rwa Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 5, haranditse ngo kuko hariho Imana imwe kandi hariho n'umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe ni umuntu, niwe Yesu Kristo, witangiye kuba incungu ya bose. Ibyo yabihamije mu gihe cyabyo. Nicyo cyatumye nshirirwaho kuba umubwiriza n'intumwa, ndavuga ukuri simbeshya. Umubwiriza w'ubutumwa, ndavuga ukuri simbeshya, n'umwigisha wo kwigisha abanyamahanga kwizera n'ukuri. Imana ni imwe, n'umuhuza w'abantu n'Imana n'umwe. Ntukibeshye, ntihakagire n'abakubeshya ngo ibyawe arabijyanira Imana, nawe bijyane. Imana izakwemera mu ntege nke zawe, mu mafuti yawe, mu byaha byawe, ngo naho byaba tukutuku. Ubutambyi umwenda wasadutse kabiri, buri wese ashaka kwigererayo, ariko hari abandi bagiye kuwushona kugira ngo banakomeze bakora ubwo bukomisiyoneri. Ndetse ibyanditswe by'umwuka w'ubuhanuzi biratubwira ngo Yesu amaze kuva ahera agiye ahera cyane, ngo Satani yaragiye arahicara, ngo yongera yigira umuhuza. Ubu abantu benshi barakorera muri icyo cyuka batabizi. Ariko umugambi w'ubutumwa bw'ivugurura n'ubugorozi harimwo inama nyinshi twahawe zerekana urubanza, kwerereza amategeko y'Imana, kwerekana aho twakirira, kuduha inama zitandukanye, n'izindi turaza kuzibona. Ariko harimwo kutwereka yuko umuhuza uduhuza n'Imana ari Yesu. Ubwo rero kwigira umuhuza w'abantu kandi utashobora kwishyiraho ibyaha byabo, ni uguhuza cya kiremo gishya n'igishaje bitashobora guhura. Ikindi ni uko twabonye ko izi ntumwa za Yesu we yashyizeho ubwami bushya, abuha n'amategeko
ntiyabahemba kimwe mu icumi, aravuga ati abankorera mwebwe inzu muzinjiramo muzarya ibyo kurya n'ibyo kunywa musangire nabo, kuko umukozi akwiriye ibihembo. ubwo ibihembo byarahindutse ntibikiri kimwe mu icumi. ni koko turatura, ni koko twakira iby'ubuntu, ni ibyo gufasha abakene no kugeza umurimo aho utaragera, ariko si igihembo ku kwezi cyangwa ku cyumweru cy'umugabura. ahubwo Yesu yaravuze ngo abantu bazahembwa bageze mu ijuru, icyakora muri uwo murimo bazahabwa ibyo kurya, bazahabwa ibibafasha, kuko umukozi akwiriye ibihembo. urugo bazakwakiramo uzarya ibyo kurya n'ibyo kunywa. ibyo biri muri Matayo igice cya 10 umurongo wa 8 ndetse no muri Luka. ikindi twabibonye ni ukwizihiza Pasika n'igaburo ryera, byombi ukabivangavanga, kimwe cyasimbuye ikindi. bana b'Imana, Pasika yari yemewe, yanditswe, ifite n'amatariki, ariko Yesu amaze gupfa no kuzuka isimburwa na Pasika ngo tujye n'ifunguro ryera, ngo tujye twakira igikombe cya divayi, twakire n'umutsima ugereranya umubiri we. ubwo ni ukuvuga ngo Yesu niwe Pasika yacu. muzabisoma mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 5 uhereye ku murongo wa 9 harabisobanura neza. reka rero muri uyu mwanya Imana yo mu ijuru idufashe, iduhe kwemera kwimuka, tuve mu butambyi bwa Lewi kuko bwacyuye igihe, bwari bumaze no kononekara. Yesu abusimbuza ubwami, ubutambyi bushya. icicaro cyarahindutse, kiri mu ijuru. tumwegere mu byo tuvuga. igikomeye ni iki? dufite umutambyi mukuru ari we Yesu Kristo. ubwo ni Abaheburayo igice cya 8. kwizera kwacu kumusange. noneho twemere gukorera mu mategeko y'ubwo bwami bushya, ubwo butambyi, kuko twasomye ngo iyo ubutambyi niba bwarahindutse n'amategeko yabwo yarahindutse. twe gufata umwambaro, ikiraka cy'umwambaro mushya ngo tujye kubishonera hamwe n'ibishaje, byarushaho gutabuka bikaba urujijo. ahubwo twemere twimukire kuri Yesu n'intumwa ze, kuko twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. twemere gukora uko yakoze, kuko niwe wabitegetse ko arekera ibya mbere gukomeza ibya kabiri. twemere kwimukana nawe, twemere gukoresha amafaranga mashya, ni bwa butambyi bushya. tubwemere nubwo harimo kwiyanga, nubwo hari inzira ifunganye, ariko niyigeza ku bugingo, kuko Imana ariyo yabishyizeho. reka rero Yesu umwami wacu witangiye kutubera umuhuza w'isezerano rishya, wa wundi utabanza gukwitambirira ibyaha bye, wa wundi umenya ibiri mu mutima wawe, wa wundi washyira ubugoryi bwawe n'ibyaha byawe akakwakira, wa wundi udaca ibiguzi, wa wundi ubabarana natwe, uwo niwe wicaye iburyo bw'Imana. tumushyire imitwaro yacu, tumushyire ubujiji bwacu, twe gufatanya umwenda mushya n'ushaje, ahubwo twemere guhinduka bashya. mu gitabo cyitwa guhamagarwa kwacu basobanuye uwo murongo, baravuga ngo ufite ubusobanuro bubiri. nanone igitambaro gishya ni imibereho mishya yo kubyarwa ubwa kabiri. reka twe kubifatanya n'ubupagani, twe kubifatanya na kamere, twemere guhinduka, twe guhuza ubupagani n'ubukristo, twe guhuza kuririmba no kwinezeza, ahubwo twemere tumugarukire, atubere umuhuza w'isezerano rishya. nagaruka ku bicu byo mu ijuru, nje namwe tuzahabwa ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu. amen.